nongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel nkubwira ko ubu ngubu gutya igihugu cya Kongo cyamaze kwanzura ko kigiye kujya cyishyura ibihumbi 5 by'idolari kuri buri muntu wese wakica umusirikare wa M23 cyangwa se akica umuturage wemeye gukurikira M23 hano Bukavu, ku buryo gutyo ubu ngubu igihugu cya Kongo cyamaze kumaramaza ko byanze bikunze yaba abaturage b'i Bukavu bemeye kuyoborwa n'uyu mutwe wa M23 wakica uwo muturage cyangwa se ukica umusirikare wa M23 uzajya uhita uhabwa ibihumbi 5 by'idolari. Nibyo koko igihugu cyose kigiye kurwana kiba kigomba kuba gifite amafaranga menshi kigomba gushora mu bikorwa bya gisirikare, ariko iki cyemezo igihugu cya Kongo cyifashe cyagawe n'ibihugu byinshi bavuga ko ibi ngibi atari ukurwana kinyamwuga, aho ufata umwanzuro wo kwica umutwe witwaje intwaro, ndetse ukanavuga ko n'abaturage bose bari mu gace uwo mutwe wafashe ugerageza kwica umuturage umwe cyangwa akica umusirikare umwe wa M23 azajya yishyurwa agera ku bihumbi 5 by'idolari. Ngira ngo 5 by'idolari gutyo ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda ni hafi miliyoni 7 n'igice. Ayo mafaranga ari kuvunja, urumva ko ari amafaranga menshi cyane kuba wakica umuntu umwe bakaguheza ayo mafaranga. Abantu benshi bashobora kuza kwivumbura kuri M23, ariko n'ubundi impamvu ingi bishobora gutaza kuba cyangwa bibakundire nuko no mu gihe cyashize bari bafashe umwanzuro w'uko bagomba gufata abasirikare b'igihugu cya Kongo bakabahereza agahimbaza musyi k'amadolari 700. Ikindi kandi abanyamuryango ba buri musirikare bakajya bavurwa neza bakitabwaho n'igihugu, ariko n'ubundi wabonye ko aho M23 yafashe abasirikare banze kuyivaho, ahubwo bagumana nabo kuko babonye bo bafite indangagaciro ndetse bafite n'umuco. Ikindi kintu kiri kuba muri Kongo nuko uduce twose M23 yafashe, urabona nka gutya niba nk'urugero M23 yafashe nk'akarere ka Rusizi, ugiye kuva mu karere ka Rusizi wambutse ibintu cyangwa se ufata ibintu bivana mu karere ka Rusizi bijyana Nyamasheke. Rero uduce twose M23 yafashe tugendeye kuri urwo rugero, aho M23 itaragera ibintu biri kuva aho M23 yafashe bijyaho itaragera ifata biri gusora nk'uko ibindi bintu bivuye mu kindi gihugu bisora. Urumva ko n'ibicuruzwa bivuye mu gihugu cy'u Rwanda bigiye muri Kongo birasora. Ikindi kandi n'ibicuruzwa biri kuva aho M23 yamaze gufata bijya itarafata biri gusora nk'ibiturutse mu kindi gihugu. Ukumva ko ahubwo abakongomani ubwabo aribo bari gukora balkanization y'igihugu, niba ibicuruzwa biri kuva aho M23 yafashe bijya itarafata biri gusora. Urumva ko aho M23 yafashe tayari abakongomani bamaze kwafata ko mu kindi gihugu, ariko Felix Tshisekedi n'ingabo ziwe ndetse n'abamushyigikiye n'abamufasha gufata imyanzuro y'igihugu banzuye ko bagomba kwishyura kuri buri muntu wese uri bwica umusirikare wa M23 cyangwa se akica umuturage, akaba yakica umuturage uwo ari we wese ushyigikiye M23 ni Bukavu, ko azajya yishyurwa agera kuri ibihumbi 5 by'idolari kuri buri muntu wese nyine uzajya wicwa ashyigikiye M23 cyangwa se ari mu mutwe wa M23. Ni nyuma y'uko hano hakurya i Bukavu ikintu cyitwa icyo kunywa cyahenze kijya ku yindi ntera, ku buryo inzoga zose bari gucuruzayo ziri kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu bose bano mu gihugu cy'u Rwanda bakoraga ibindi bintu byose babihagaritse, ahubwo bari kujya gucuruzayo inzoga zo kunywa, kuko niba icupa ryaguraga nk'urugero idolari rimwe riri kugiro rikagura amadolari 3, ikintu cyitwa inzoga cyangwa se cyo kunywa mu gihugu cya Kongo kirahenze ku buryo buteye bwa buri muntu wese ari kwibaza ati byagenze gute ku buryo abakongomani babura inzoga kuri no rwego. Nuko ibi byose byatewe nuko igihe M23 yazaga kuhafata hari abaturage b'ibisambo bagiye basahura inzu zose z'ubucuruzi bw'inzoga, burerwa zose barazisahura, ku buryo kugeza uyu mwanya muri Kongo nta kinyobwa kirahagera. Ibyo bari gukoresha byose ni ibiri kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ngushimire wowe tubana kuri YouTube channel ndetse ubona reba ibiganiro byacu bya buri munsi. Ngushimire nawe wakoze subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tubane mu bindi biganiro.